Hello guys, nizere yuko mumeze neza muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwa mbere uje kuri channel, bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyu. Uyu munsi rero mfite ibibazo nshaka kugira ngo mumfasheho, kuko hari abantu basize ibitekerezo aho ngaho muri comment. Ndagira ngo mumfashe mubahe ibisubizo, kuko hari ibibazo byinshi cyane ariko nahisemo bitatu gusa. Ikibazo cya mbere, umusore umwe yasize ikibazo abaza ati mfite umukobwa turi kuganira nawe muri iyi minsi kuri telefone, ariko mu biganiro bye byinshi ahora ambwira yuko yatembereye mu mahoteli hafi ya yose ari i Kigali. Ikindi akaba ajya gusura amapisine atandukanye hirya no hino, nayo yagiyemo. Ikindi kandi ngo yagiye i Gisenyi ku mazi agiye kuryoshya ubuzima. So ikibazo uyu musore afite ni iki ngiki: ese uyu mukobwa koko nakundana nawe? Wowe uri kureba iyi video ni iki ubitekerezaho? Ese uyu mukobwa koko niba ashaka kugira ngo akundane n'uyu musore, uyu musore urumva yamwizera kuko yagiye muri ibyo bice byose yatubwiye? Ese ni iki ushobora kuba utekereza kiri gutera uyu musore impungenge zo kuba yakundana n'uyu mukobwa? Ikibazo cya kabiri, umuntu yasize mu makomenti aho ngaho yabajije ati ni ukubera iki ababyeyi bakunda kuvanga iyo wabonye umukobwa ushaka kugira ngo mukundane ejo cyangwa ejo bundi akubere umudamu, bakazamura ibiciro by'inkwano kandi bazi neza yuko ubuzima muri iki gihe butameze neza? Ese niki twakora kugira ngo bareke twikundanirane, iby'inkwano ntibabyitambikemo, kuko urukundo nirwo ruza mbere? Ndashaka kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu uko mubyumva ku kibazo cy'inkwano. Mu by'ukuri kibangamiye benshi, abenshi bakaba banatinya kuba bashaka bitewe n'uko kwipresent iwabo w'umukobwa igiciro kiraza kwiyongera cyane kandi ubushobozi ntabwo. Murabitekerezaho iki? Muduhe ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment. Ikibazo cya nyuma nabajijwe, umusore yabajije ati ni irihe tandukaniro nabona umukobwa unkunda by'ukuri cyangwa se umukobwa unkunda akurikiye amafaranga cyangwa se ibindi bintu? Ni gute abo bantu babiri nshobora kubatandukanya? Akabazo ka nyuma akaba ari akabonisi ngiye kubaza nanjye ku giti cyanjye. Ni ikihe kintu gishobora kuba cyarakubaye, ikintu gishobora kuba cyarakuvunnye cyane umukunzi wawe yagukoreye ku buryo wumva kano kanya kugira ngo icyo gikomere kikuveho mu by'ukuri bikugora umunsi ku wundi? So tubyira ikintu gishobora kuba cyarakuvunnye cyane mu rukundo kugira ngo tumenye uburyo tubyirinda. Ngibyo rero ibibazo babajije, kandi nkaba nizera yuko muraza gutanga ibisubizo mu by'ukuri bifasha aba bantu, kuko bakeneye inama zanyu kuko babisabye. So niba nawe ufite ikibazo ntugende utagisize munsi y'iyi video, kugira ngo nawe ubutaha tuzasome ikibazo cyawe kandi tugishakire umuti, kuko dukorera hamwe twese kugira ngo mu by'ukuri sosiyete yacu ikemure ibibazo byabo kandi ari twebwe mu by'ukuri tubyikemuriye. So inkunga yawe irakenewe kuba wasubiza ikibazo icyo ari cyo cyose urahitamo muri ibi bibazo bitatu byabajijwe. Naho ubutaha rero turongera dusubire mu minsi iri kuza. Imana ibarinde cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.